Turabasuje mwese abari kutwumva, abari hirya no hino, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burengerazuba, mu burasirazuba, ndetse n'ahandi hose hagera umurongo wa YouTube channel yacu Maranatha TV. Njyewe ubasuhuza nitwa Niyomugabo Alphonse, nkaba ari njye mugiye kubana muri iki kiganiro cyitwa umukozi n'umukoresha. Umukozi n'umukoresha mbese bakwiriye kubana bate? Umukozi n'umukoresha bakwiriye kubana bate? Mbese niba ndi umukozi, niba ndi umukoresha, nkwiriye kubana nte n'umukozi wanjye? Umukozi ni umuntu ufite cya mbere ubumenyi bwe, yarangiza agakenera umukoresha we bari bufatanye akamugezaho ubwo bumenyi bwe, yarangiza umukoresha akagira inyungu yunguka, yamara kunguka agahemba uwo mukozi we. Murukumva ko umukozi ni umuntu ukenera cyane abakoresha kugira ngo nawe abone kubaho, ariko kimwe nuko n'abakoresha nabo baba bakeneye iki? Baba bakeneye abakozi, kuko buriya ajya gukenera umukozi ari uko agize ute? Ajya gukenera umukozi ari uko ibyo yakoraga byamubanye byinshi cyangwa atagishoboye kubikora, byarangiza bigatuma akenera uwo mukozi kugira ngo amufashe imirimo ye igire ute? Igende neza. Ariko hari igihe tujye tubona abakoresha bamwe na bamwe bifata, ugasanga bafata nabi abakozi, ugasanga bafata nabi abakozi cyane, akumva ko umukozi ari umuntu utagira ubwenge, ari umuntu utagira kontorore, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo umukozi ariko bimeze. Yaba atagira ubwenge ntabwo aba yaraje kugukorera, yaba atagira ubwenge ntabwo aba yaraje kunkorera. Dukwiriye gufata neza umukozi rero kugira ngo adufashe mu byo dukeneye ko atugezaho ku musaruro dushaka ko agira ute? Dushaka ko atugezaho. Urugero, hari abafata abakozi bo mu rugo, ugasanga umukozi wo mu rugo umufashe nabi, ugasanga uri kumufata nk'aho atagira ubwenge, ukamufata nk'aho adafite icyo amaze. Mbese koko mukoresha, koko uwo mukozi ntacyo amaze, nta bwenge agira? Yaba atagira ubwenge ntabwo aba gutekera ibyo biryo, ntabwo aba kumesera, ntabwo aba gukorera iyo mirimo yindi ngo uvuge ko atagira ubwenge. Yaba atagira ubwenge ntabwo aba yigukorera ngo ubyakire. Kuki ateka ibiryo ukemera kubirya? Umwaka ugashira, imyaka 2-3 igashira, imyaka 10 ari we ugutekera. Benshi usanga n'abagore babo byarabananiye, ugasanga umugore wo mukoresha byamunaniye guteka, ibyananiranye ugasanga ni umukozi ubikora. Yaba atagira ubwenge rero ntabwo yaba agira ute? Ntabwo yaba abikora ukabyakira ndetse bikanakunyura. Ahubwo ukwiriye kumufata neza. Umukozi ukwiriye kumufata neza kuko niwe ugize ubuzima bwawe, niwe ugize ubuzima bwawe, niwe ugufasha, niwe ugugeza ku byo wakakwiye kugeraho. Mbese hari umuntu wakize, hari umuntu wabaye umukire atagize umukozi? Yabishobora? Ngaho uzagire gutya ugere ugere kuri level runaka, nurangiza wange gushaka abakozi, urebe ko uzigera urengaho. Ntabwo waharenga. Njye ndisabira abakoresha, reka nisabira abakoresha ikintu kimwe: mujye muha akazi abakozi, ariko mubahe n'agaciro. Kuko yaba warageze ku rugero runaka, warangiza ntushaka umukozi, ntabwo bishoboka ko wari kuharenga. Mbese wari kuharenga? Ntabwo wari kuharenga.
ariko kubera umukozi waraharenze urinda ugera aho bakwita umukire. Niko bimeze. Bantu bose mukurikiye Maranatha TV, niba iki kiganiro kikuryoheye ndetse kandi nawe ufite icyo watwunganira kugira ngo tugere ku cyo dukwiriye kugeraho, ndetse dufatanye kwigisha abakozi n'abakoresha imibanire yabo kugira ngo ikomeze igende neza mu Rwanda, tuzagire abakozi n'abakoresha bameze neza, basobanutse ndetse bafitiye igihugu akamaro. Byandike muri komenti ndetse muduhe igitekerezo cy'uko ikiganiro cy'ubutaha twagitegura. Muduhe igitekerezo, tubwire uti uyu munsi mwavuze ku bakoresha n'abakozi, ariko ubutaha muzavuge kuri iki kintu kugira ngo twese dusobanukirwe. Mubyandike muri komenti ndetse mukore share kugira ngo n'abandi bagenzi bacu iki kiganiro kibagereho, bazaryoherwe n'ibyo namwe mwumvise. Mufatanye nanjye kwigisha kugira ngo mumfashe kwigisha kugira ngo aba bagenzi bacu batageze kuri YouTube bazahagere, dufatanye kwiga. Ndetse kandi n'ushaka kugira ngo tumwamamarize ibikorwa ajye yandika muri komenti, ashiremo nimero ze za telefoni cyangwa babwire izanjye, ndaza kubabwira ariko turangije tugeze ku musozo. Twari tukivuga ku bakoresha n'abakozi, twabanje kuvuga ku mukozi. Umukozi ni umuntu ufite akamaro cyane, ufitiye akamaro yaba urugo rwawe, kampani yawe ndetse n'igihugu muri rusange. Ni ukuvuga ngo umukozi iyo umufashe neza ndetse akabibona ko nawe umufata neza, kampani irakomera, urugo rwawe rugenda neza, rumera neza, ugasanga wa musaruro umushakaho urakomeye. Ariko iyo umufashe nabi usanga ari hahandi atangira gutekereza, kuvuga ngo wenda ahangaha boss amfata nabi gutya na gutya, yarangiza akavuga ati kugira ngo azanyirukane hari icyo nakuyemo, reka nzapanga umunsi azashaka kuvuga ngo agiye kunyirukana nzamwibe. Mbese bakoresha namwe bakozi bari hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi, muratekereza ko iyo mikorere ariyo mikorere myiza, ari wo mubano twakwiye kubanamo n'abakozi bacu cyangwa n'abakoresha bacu? Ntabwo ariko byagakwiye. Ntabwo ariko byagakwiye rwose. Twagakwiye kubana n'abakozi n'abakoresha bacu mu buryo bwiza, ku buryo igihugu cyacu gitemba amata n'ubuki. Ariko ikibazo mfite ni uko abakoresha b'uyu munsi benshi, ntabwo mvuze ko ari bose, hari abakozi bagira abakoresha beza rwose, ugasanga umukozi yishimiye no gukora muri iyo kampani, yishimiye gukora muri urwo rugo, agira ba mabuja beza n'aba bosi, murakoze, agira ba mabuja beza na ba bosi beza, ugasanga urwo rugo rumeze neza. Ariko ndavuga ba bandi bamwe bafata abakozi nabi. Muhindure imyitwarire kugira ngo umukoresha abe mwiza imbere y'umukozi, umukozi abe mwiza imbere y'umukoresha. Ubundi umukoresha iyo afashe neza umukozi, akamuha ibikenerwa byose, akamuha ibyo akeneye byose, ibyo yamwemereye nabyo akabimukorera, umukozi aragenda agakora neza, urugo rukamera neza. Niba ari ukurerera umwana akamurera neza, ndetse kandi nawe ukamufata nk'umwana umwe mu bana bawe. Mbese waba wafashe neza uwo mukozi wamufashe neza, akakugira, akakwiba, akagufata nabi cyangwa akagusuzugura, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka rwose. Iyo wamufashe neza akugira ute? Agukorera neza. Ni nawe hahandi agukorera ugasanga wagiye umufasha muri twinshi, kugeza aho ashobora kuva iwawe yavuyemo undi muntu ukomeye,
akajya kwirahira akavuga ati bosi mabuja yaramfashije niwe watumye ngera kuri ibi ngibi. Ariko se waba umutoteza ndetse waba umugaya buri kanya ukazatuma avamo umuntu ukomeye? Ntibishoboka. Bakoresha rero mugire ute, mukoreshe neza abakozi banyu. Reka tuvuge no ku umukozi mbese uba wumva wakorera neza ute bosi wawe? Kampani yawe ukorera uba wumva wayikorera neza ute? Hari abakozi benshi rwose ntatinya kuvuga ko hari igihe yumva wenda ageze muri kampani cyangwa mu rugo runaka agahita yumva ashobora kugira ute, ibye bishobora kugenda neza ari uko yibye cyangwa akoze ibintu bibi. Ugasanga icyo ategereje ni ukwiba gusa. Bakoresha mufate neza abakozi, ariko namwe bakozi umenye neza ko aha hantu uri gukora umusaruro ari uw'ibyo ukora, ndetse kandi kizatuma bosi wawe agufata neza ari uko abona umukorera neza. Umenye ko muri abakozi bafite ubwenge, bafite imbaraga, ariko bakeneye kubaho igihe kirekire. Iyo wibye gutyo ntabwo ushobora gutinda muri kampani, ntushobora gutinda muri urwo rugo kuri uwo mukoresha. Bisaba rero kugira ngo ugire ute, ukore neza. Hari umukozi wigeze ubona ukora neza bosi yamushima akabura ibyo kurya, akabura ibyo kunywa, akabura ibyo kwambara, mbese iwe hakagira inzara? Ntibishoboka. Ndetse kandi iyo ukoze neza birangira ugize ute, uvuyemo umuntu muzima, undi muntu nka bosi wawe. Urugero, bosi wawe ashobora kuba ari umuntu w'umukire ariko atarize, wowe warize, uri kontabure, uri sekereteri, uri manager runaka, uri umukozi wenda IT cyangwa ikindi kintu, cyangwa umukozi niyo waba ukora akandi kazi, warize ugafite certificate cyangwa diplome. Bisaba ngo rero ugakore neza kugira ngo agufashe, narangiza muzakorane neza. Nimumara gukorana neza, igihe nikigera muzagira ute, uzavemo umuntu muzima, uzavemo umuntu ushobora gutanga akazi ku bandi bantu. Ndetse kandi iyo wabaye umubosi, iyo wagize ute, iyo wikoreye bigacamo, birangira ushobora no kurutana wa mubosi wa mbere, kuko niba we yarabikoraga atarize mu mashuri nk'ayawe, wowe ukaba ushobora kubikora warize. Ibyo byose bituma ushobora kumanaginga bizinesi yawe mu buryo burenze ubwa wa mubosi wa mbere wagize ute, wakoreye. Nizere ko rero abakozi n'abakoresha mugiye kubana neza, hakagira umukoresha wongera gufata umukozi nk'atagira ubwenge, kuko iyo atagira ubwenge ntabwo aba yaraje kugukorera, nta nubwo uwo musaruro ubona ugeraho wari kuwugeraho. Kubona umukozi amaze imyaka 5 agukorera 10, ukabona ntabwo yari yajya gukora indi bizinesi yiwe bwite, wenda yashimye umukoresha, ariko ukamufata nabi nk'atagira ubwenge kandi yaragukoreye. Ibyo ntabwo ari byiza, kuko ibyo agukorera nibyo udashoboye kwikorera. Agukorera ibyo udashoboye kwikorera wa mukozi. Bosi nawe uba ukwiriye kugira ute, kumufata neza, ukamukorera ibyo ushinzwe kumukorera. Murakoze. Mwari muri kumwe na Alphonse Niyomugabo, Maranatha TV. Kanda subscribe, ukande share, ndetse wandike no muri comment utubwire uburyo ubonye kino kiganiro, ndetse utubwire n'icyo kigufashije, udufashe no kukigeza ku bandi. Ciao ciao, bye bye.